twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo nshuti. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Mu gice giheruka Shema yari ari kuri polisi aho yari agiye gutabariza batamuriza. Maye se ko nabonaga ije byafashe indi ntera byagarukiye. Reka ntangire mwiyumvire. Mana we, Yesu wa muhungu w'ubumanzi wanyweraga hano nijorora niko we waraye haza wo kwisimwa ucuramye ibyo koko mwagiye mu nkwizo mushoboye mbega icyaka we amaye icyo kunywa ko numva imihogo yakakayemo kabyaramo koko sesharara nkuzanire yihe disi we wowe uravuga neza cyane rwose harabwo wankora mu ntoki nawe iki gitondo kanterisha yawe ubundi sandi ni byuka wicare hano ku ntebe dore ni muri ka kabari kamanyogwa wanyweragamo nijoro usengera nyinshi uri umusirimu nagukunze baje mfate akaboko magurutse no baranege nifite nzonda kubasha kugira imana y'u Rwanda sinzi icyo abaye rwose ubundi najyaga niba ngaho ihangane haguruka maze urebe ko wakwicara ahangaha ko urebe ko wagarura ubuyanja maze umbwire neza icyo nkuzana nzanira amazi yo kunywa ariko ndumva ibihaha byaka pe ndumva n'umutwe wamenaguritse umenya hari n'abaharaye bankubise simbimenye oya humura ntakubise nuko waraye unyoye inzoga nk'akanyanga kandi ubwo ntiwari uyimenyereye unywa amata ngo nkuzanire ko ariyo yakuvura vuba se fakumi cyashye cyose ndumva naka neza urakashenge ngaho igama ahangaha maze udahirima njye kugushakira icyo nakuramisa akira kafata niko mbanye hafi udapfira hano sinazabona uko nisobanura da ariko abiri mu tubari twagowe nawe waraye ukabije kunywa nyinshi kutamenya ko urakagaruka urakoze imana izagufashe gusa ndutse abapolisi ejo nabwiye ibyanjye bakanyamagana ariyo bagombaga kumfasha amazo nifite ubundi se ko ntakuzi neza wa musore we uretse ko njya nkubona ucuruza Twagiye mu isoko kudasanzwe ukunda kunywera hano byakugendeye bite ko kuva nijoro wakomezaga kuvuga ngo abapolisi ndeka ba mubyeyi we nawe n'ibibazo bikomeye niba ufite akanya cyane bigutekereza wenda wangiye inama ndabona ari umubyeyi ungana na mama ngaho mbwira ariko banza umbwire n'akazina kawe tuganire tuziranye ubundi nitwa Shema abancuruza caguha mu masoko menshi yo hafi aha njya nkunda kukubona ndetse iri rya hano ka bugufi naryo najyaga ndirema rwose niho nakubonye mu minsi yashize rero nagize ibyago umukobwa w'inshuti yanjye twari dufitanye umushinga wo kurushinga igisare cy'igihungu atanakundaga kigira gitya kiramuterura kijya ku murongo cyo gaheka amaboko ese ni wowe byabayeho iyo nkuru narayumvishije y'umukobwa witwa batamuriza bateruye kandi yarendaga gushyingiranwa n'undi disi we cyarushijeho kumbabaza nuko nari ngiye kwigira kure aho abantu banze batazongera kumbona maze umucuruzi witwa Maritini akanshuka ngo nijye kubibwira polisi iragira ikimarira najyayo bakarushaho kunyongerera agahinda ihangane mama ngaho haguruka njye kuba nkweretse aho uryama uriho ukuze kubona kugenda dore ngaho nyura hano
uraba ugenda umaze kubona akabaraga. hanza sedesi abantu baravuga ngo niki Shanta amagambo y'inuraye wese shaho batamuri haba imuhumuro haba n'ibumanzi ubu nyine inkuru yawe niyo ntero n'inyikirizo haba mu bato no mu bakuru. nibivugira sinabarenganya ravuzwe na Kananga. Ariko se koko ntago yageze ku ngingo batamurizaho kanyagwawe. Urabizi sinakubeshya Shanta. Iyo mba nararyamanye na Kananga baho bwarakeye njye kwiyahoraho kwitwa umugore we. Shaho urubyiruko twese twumvise ko wamucitse duhanika indirimbo y'ibyishimo pe na n'ubu nuko benshi bataramenya aho uri bose baba baraje kugusura. Cyakora sha hari ubwo nageze aho ndananirwa numva ngiye kuva ku Izuba ngo akore ibyo ashatse. Ngeze aho numva ngaruye imbaraga nuko rwose nkangana nawe ijoro ryose bujya nta cyageze. Sha batamuri Karame byari byiza nuko ngo aho umutende yanitse ritava. habaye iki Rwose ubu hari inkuru naje nshaka kukubwira none nabuze aho nyihera. iyo nkuru wabuze aho uhera iteye ite Shanta? Ndakwinginze niba ari mbi ntuyimbwire kuko nkiri mu bihe binkomereye ntabwo na n'ubu umutima urasubira mu nda. Batamuri Mbabarira pe. Umbabarire ndumva rwose nananiwe kubiguhisha. Nubwo nzi ko kubikubwira ari ukugusonga ariko ugomba kubimenya. Mana yanjye we habaye iki ko ntumva ibikoba binkutse Shanta? Shaho uzi ko kuva bakujyana kwa Kananga kugeza ubu nta muntu n'umwe uzi aho Shema aherereye. Ntibishoboka rwose. Niba nta uri iwabo rwose bajye kureba iwe wenda yabari ikingiranye mu nzu kubera agahinda Shanta. Reka da nta iwabo batashakiye no muri bene wabo bakure hose barahashakiye ariko ngo nta wigeze ahagera. Ariko mana ko kurangeragereza iki? Ubwo ko kwakwemera ko Shema bura burundu nibura atamenya ko naraye amajoro n'imitaga ndira n'ubana ari we ngirira. Ihangane shaho batamuri urababaye koko kubera ko bibasiwe n'ibigerageza ariko humura si yo maherezo y'ubuzima. Yewe urakaza neza disi nari ngukumbuye Mariti. Ngahigira hinubwe mose shaho yuriya. Hobera bahora sutanyivunira imbavu. Ariko ntiyakuye ngo hobera ngo kunyegera shaho yuriya. Banza wicare maze ntekerereze ukuntu usigaye warandoze. Tambuka wicare ari imbere ya kontwari niho abahisi n'abagenzi batatubona. None se wenda tambuka usigara inyuma yayo. Ngwino nawe, Ndenda rwose ndenda nawe ngwino. Banza umbwire niba cyagiye warageze amahoro. Burya niba sanze umugore wawe yarakaye cyane. Reka. Yakarase bwo yantwara iki ko ndi yaragiye kicyura. Abaze ko nagiye gushaka amafaranga nta kindi yavuga. Urya nuko aba yizeye ko aho utahira hose utahiwe. Ko bikoje se nshuti. Mbwira niba nabo bishaka njye mbagisha ibihe. Urazi rimwe nawe irindi. Ushigenda winshuka Mariti. Nyewese ko niyo waza wihishahisha. Nyege ariko uyu mponga disiyuri. Hava ariko wowe ntugakubagana ukuze Mariti. Nakubajije niba cyagiye warageze muhira amahoro nturanansubiza none utangiye ibyo kunkirigita. Ndeka rwose ndakibuka byabiye byiza twageze muri rya mugoroba. Uzi ko kuva cyagiye ntaratora gato siyuri. Njya guhumiriza ngo ndasinzira nkabona ishusho yawe wese. Nkabyuka nkajya kwicara mu ruganiriro. Ngo umugore atambaza igituma nisimitima. Niba nawe maye nibura ufite nukubaza nturi nkanjye. Umva kandi. Icyama nkaba mfite umuntu umura hafi akajya yumva ibibazo byanjye cyane iyo nasumbirijwe n'ibibazo. Ariko se urabura iki yuriya? Kukomeza kugenda uvugira mu migani. Ko nakubwiye ko rwose ntacyo uzambura na ubaye iki. Reka nkubwize ukuri nakubeshya Mariti. Vuga ndakumva. Buryo turi kumwe rwose mba numva nishimye kandi nkiyumvamo umutekano. Sibyo se nyine. Ku buryo mba numva n'inkubita ngo imbashe. Ariko nanga iyo utangiye kumbwira iby'inka yarembye. Iby'inka yarembye ushaka kuvuga kandi n'ibihe yuriya. Ndavuga nk'ibyo byo gushaka kunkubagana no kunsoma ku mbaraga.
ujye uza tuganire umare irungu gusa ariko wowe kuvuga bene ibyo nanga. ko se ndabona iki cyawe nzaba ndi umuzamu nzaba ndi uyu uzaba uri inshuti yanjye nizera ibyo se urumva bidahagije ko kumara iti. yewe di umva nako nibutse ko wambwiye ko witwa Shema. Shema we karame kanguka ngo hagasopa urebe ko waramira agatima w'agacwa we uba amazi yatembye ageze kure. baba we sindacyari mu kabari ubu bibaye igihe kira. humura haracyari kare ni mu masaa 9:30. dore nagutogoshereje agakoko ihanganiwe gutyo usome kuri aka gafa kayo wongere uruhuke maze uze gutaha umeze neza. cyakora koko ndashonje cyane ndumva mvuga nakuka ntigasohoke. oya biragaragara urashonje rwose. ubundi se turi kwa kangahera ko nibuka ko navuye iwacu ari kuwa mbere mukecuru. oya ntiwongere kunyita iryo zina sindikijore bihagarikamo Shema. nakubwiye ko nitwa Manyobwa ikibasumba. niba udashobora kunyita rimwe muri ayo rero wicecekere. mbabarira nuko nari nibagiwe amazina bambwiye. wumve neza ndi ikibasumba na Manyobwa. nabyumvise ariko nari nkubajije ngo turi kwa kangahe. banza usoma aka gasopo ugarura ubuyanja yewe ibindi uraba ubimenya. ongera utyo gerageza ngo usukiremo n'akandi gihungu kwihate kavura inzoga utaza kuva hano wikubita imitego bakazaduseka. ongera rwose. cyakora umubyeyi mwiza Imana izakwitura neza wangiriye. neza se ikindi nakwisabira mu kuzangirira ibanga ntihagire umenya ko nishwe n'inzoga nkarara mu kabari rwose ndakwinginze. ndetse ubwo urumva nari kubura kukugirira neza nte n'ukuntu uri igihungu cyiza Shema. yo rwose kuva umaze kumbwira ikibazo cyawe ko bakwibye umukunzi numvishe ngomba kugufasha rwose mu bibazo ufite ndetse wabishaka nkazaguhoza amarira ye nkamukwibagiza rwose. so gufite imyaka ingahe di? ntabwo ari myinshi cyane uretse ko atari na mike da. mu kwezi gutaha nibwo nzuzuza 29. yo wari ugejeje igihe cyo gushaka koko nuko wumva abo bagira nabi nako kuri jyewe nabagira neza kuko iyo batamuterura tuba twari kuzapfa tutamenyanye. reka nkongereremo kandi gasupu maze ayarekera ahubwo niyo nyemaza ari uguhatiriza ndumva asa n'ufite iseseme. niko inzoga zica rero ubwo nuko utazimenyereye. ariko rero nkatwe twazimenyereye zivurwa n'izindi. ubwo wongeyemo kamwe cyangwa tubiri ahita usimbuka urwembe mba nkwambuye. hanyuma se muzatsinda nawe pfa kurira ko mutambwira ikibagenza ni amahoro. ubu utaraduha n'agatebe ngo twicare rutaganira uti muragenzwa n'amahoro. humura ni amahoro rwose twari tuje kugusura ngo tuganire nk'abaturanyi rutaganira. ahubwo rero twatekereje kuza kuganira nawe muri uyu mugoroba kuko buri gihe abantu baganiriye bashobora kungurana byinshi. waje ute muje kunyinja amagambura ko ntabewe ko muhora mushakisha icyancisha umutwe ngo tuwutere ku yacu se rutaganira. nyamara nta kibi tukwifuriza ni nacyo gitumye tuza kugusura ngo niba hari n'inzitizi ziveho rwose we kujya udukekera ubusa. noneho niba ari uko bimeze genda mwarisubiyeho reka mbazanire udutebe hanze hano dumushyikeho. uyu mugabo ko ndorareba nk'ijoro ritashyemo umuvumbi aho turamukira muzatse. yewe waretse tukabyihorera tukitahira ngo uyareka dukore igitwari bapfa kure. buriya wari uzi ko gukomeza gutinya kumubwira ukuri biri mu bituma adashobora no gusubiza agatima impembero ngo ashyire mu gaciro yibwira ko ibyo akora ari byiza. ibyo byo nibyo ariko
ndatinya ko ashobora kuza kudukubitira kandi yajya no kuturega avuga ko twamuteye iwe. Ceceka ndakumva ngo waraje. Ceceka. Yemwe nawe ndi ni byiza da. Mwakiriza dutebe mushikeho. Mumbwira ko gakiza munzanira. Erega ibyo tukubwira ntabwo ari birebire rutaganira. Gusa aho tumaze kumenyera ibyavugiwe mu nama mwahozemo hani wawe. Uratangiye yateguriraga abantu ko mu gihe cy'imanza bazatanga ubuhamya butari bwo. Singibyo byo navugaga. Ihangane rwose se arangize kukubwira rutaganira. Ambwira iki se kwiyakizwa byanyu kubanya bumaze. Nagitayeho na gato. Ntabwo ari ugwakirizwa no kugira inama rutaganira. Inama kisi. Rwose aho gushaka guhishahisha kuri no gushuka abantu ngo bazatange ubuhamya bw'ibinyoma. Mwagombye kuba intwari nk'agakwana bagenzi be bemeye ibyaha bakoze bakabisabira imbabazi. Hari se ntureba ko bafunguwe bakaba bazaburana bari hanze kuko ubutabera bwizeye ko byibura mbare gatatu mutarampagurukira mu rugo mwirebere ngo ndabahira munyemanzi wambaye. Ikibasumba we Karame wa mfura. Umenye ko twanywa bwose ntongera kuri hano jewe. Ahubwo ugumye ndebere ku isaha ubona butangiye kugoroba umbwire ntahebe iwacu barambutse. Oya mwana w'umuntu we, reka nzane kamwe kawe n'akandi kanjye n'abasanshema wishaka kumbabaza. Kamwe rwose kwigumanira nawe numvaga bimpaye amahoro. Ariko ubundi waretse ukazataha ejo hakeye kureba rwose twarangaye bukongera bukakwiriraho shema. Uzi ko saa yine z'ijoro zageze. Aya manya cyakora izo zizana ariko zibe za nyuma. Hari ubwo ndabongezemo amafaranga angahe? Eko iby'amafaranga ntacyo bivuze. Urishyura ayo ufite andi uzaba uyazana. Ubu se ko twabaye inshuti hari icyo wamburana? Oya ntacyo mba nkwambuye. Ndebuka ko harimo amacupa abiri y'akagira vuba n'imishitso 12 twasangiye na wa musaza wawe. Hari nandabira ariko tebuka. Ibindi uzaba bimbwira. Humura ntugahutare sinzakubabaza nzaguhoza wa mfura we. Reka nzana utwo ducupa maze tugumye twiganirire. So ukuntu numva binguye neza. We teguye ko dufata ya foto nakubwiye ngo zuyifate. Nditayara ahubwo niwe waniniye rwose manyo. Itegure maze nubona ngezeyo maze kongera kumwiyegamiza. Uhita ukadutera nebura nanjye njya nkareba niba ujya ko nigeze kwegerana n'umusore nkuriye. Ubwo se ndabafotora kamwe konyine. Ufata imwe ndimo kumufoma ku munwa n'iyindi imwe uza kumetiramo. Uza kubikorana ubwitonzi kandi naze gusobanukirwa ntabwo twabyumvikanyeho. Ifoto nk'izo ariko manyo umenye ko zidahenda nk'izindi rwose hato tutazatera amahane. Wafotora gufa n'amafaranga yo ntabwo yabuze. Ibyo nabuze n'inshuti ntabwo amafaranga ariyo nabuze. Ufotore gusa. Hanyuma sugezeho na gahunda zo kwimukira muri salo yawe batamuri. Rwose numva mfite ubwoba ko umunsi rutaganira amenye kuba hano ntazamuva imbere. Nanjye ndabibona ko nshobora kugushyira mu kaga bapfa kure. Rwose. Ariko muwe munyihanganiye ndagenda mbona udukoresho tumwe na tumwe aresha ubundi nakwimuka. Gusa sindabona icyo kuryamaho n'utwenda two kwambara. Uyu uzapfa kuba wimukanye duce ufite hanyuma ibindi bizagenda biboneka buhoro buhoro. Ubwo niko bimeze kuko ubuze uko yashakaga kora uko abonye nagira ntese. Azana impunzi zawe murampemwe n'imanga ndayikawe humva. Azana impunzi imbyino zajyaye marazo ntizijya zishira. None basararirimba bikira. Kujya mu mwenda we nabyo nakaga mu kandi. Ugaje kunyishyuza ibihembo by'uko norokesheje kwa kananga ndabizi nta kintu kimugenza. Yemwe hano mwaramutse.
mwaramutse nimumpe niwe mwanze ndabiritse simbibabwira tubwire turaguha rwose gihema ukagira inkuru nziza we uyu munsi ngewe gihema simvuga n'ubwanwa ndavugana n'amabere gusa nimba mupe urabase ko ndabatamwiza sitse iyo udaseka sinari kubivuga ye kandi ari kuhombye ngaho tubwire rero nasetse gihema dore kuzasetsa n'uwapfushije nyina nakoze rata gihema dore kubejo batamuriza yari ataranavuga ukuyeho no guseka icyayi kimubabaje ndakizi ni uko yaturutse Kananga none na shema ry'abasore akaba yari yabuze ari ngaho nishime muzane inkunza yuko yarayaje reka da rahira gihaye yaje se koko shema yaje da ahubwo yaje arwaye nubwo nta minsi arwaye ariko yaje niba uri umutima wanjye uraruhutse niba narwaye biramaze ningira amahirwe azakira maze ugenda umumbwirire uti niba ukimukunda nubwo urwaye ariko wandaruze murare mubonanye uti nibirengeje azamenya ko utakimukunda umurema agatima kandi umubwire ngo humura agaseke kawe karacyapfundikiye yewe batamuri karame wari umuntu nyo byiza ariko nuko bitumye umusazi impange none se nigene ntacyo mpemba reka tubanze tubiganire yewe nkwinginge rwose uzajye no kunyibira igodora ryanjye n'imyenda iwacu uzabinzanire kandi ibihembo byawe byiyongereye ukazabibona byaragwiriye gihaye urushize najyanye na mukanduti baramupfatanye wenda bacika ndiruka ntabwo basaba none ndajyana nandera erega nawe noroshye gihaye niba wemeye ko tujyana umbwira ngo reka kamere tuzakoresha kandi tuzabizana byose pe umugerageze turaza tubizanye yewe umugerageze njye ntonze sinoroshye komera Maritini we komera mwa komera cyane komera nawe mujye ngaho twari turaho ariko se turakomera dukomerera hehe bariya abakenya banyamuhumuro baradukundiye Maritini we bagiye ko noneho kawa kajya gushoboka se habese ushinyagura Maritini kawa kagiye gushoboka se bariya bahangarwa n'iki ko bigize akarakajya ntabwo se muramye ko hari bagenzi barutagana ngo bemeye ibyaha none bakaba bagiye kuzatangira kubaburanisha baburanishwa ariko nta gushidikanya n'abazabihakana bagenzi babo bazabashinja genda shage maze bahanwe yakurikije amategeko be kugira agumye kwigamba ku banyamumanza utekereza nkaho numvanye ibyizere bidafite aho bishingiye Mariti nibyo ntabwo ari byiza bidafite aho bishingiye mu gihe rwose ndabizi neza imanza zigiye gutangira zitangira kandi zicirwa neza nzi ko zizoroshya amakimbirane hagati yacu n'abanyamuhumuro yego ziciwe neza byagira icyo biramira ariko se nibande bazazica abenshi se amashuti yarutagana urumva bazabura kubogamira ku ruhande rwe wamwihoreye se ngenzi ko hagize n'ushaka gukoresha ukuri akirinda kubogama atakiri igituku cya rutaganira nuriya muyobozi wabo gituhora ashyigikiye amafuti ya bene wabo gusa oya batanabashyizeho igitugu n'iterabwoba ngo bakangishe zaba ari nka nk'uko basanga mu iterabwoba bazaba hazabituga maze mu kuzisoma bavuga ko nta byaha babasanganye sibyo se mpora mvuga nibo se ubutegetsi bugarukiraho natwe nitubona zaciwe nabi tuzajura cyangwa tuzisubirishemo ariko ugiye muransetsa cyane iyo jugujugu se yo kwirirwa twirukanka ngo turajurira cyangwa ngo turashubirishamo imanza twaba tujya mu yiki erega ntimonyumve nawe ngo mwibwire ko nanjye ntari kumwe namwe ari kumwe natwe kisa nimureke gusa tugeze ikigiye gukorwa iki asigaye natwe ntibizatubuza kwifatira ingamba zo kwikemura ibibazo niba bo baraniwe kubikemura amakuru y'abantu biwaciye nk'umurese rutagani amakuru namenya nkubwira ngo nayahe koko ngo bimeze gute se sibayize mwana mama ko babakenya bakitumereye nabira ko byageze ko aho ufungura utakunze kudusura rutagani n'ukuntu uzi ko tuba dukeneye abadusura ngo batubwire amakuru yo hanze se nyine batamuriza ngo yararongoye na Kananga ariko urareba iki ko tukubaza n'utubwira aho gake baguza rutagani ceceka shaka basore we ngo bimeze bite se byo mumbaza byose sibyo by'ingenzi tugomba kuganira nibikize kandi oya nacungaga ko umucungageza atandi hafi ngongera icyo mbibariza bimeze bite se watubaza wagira umenye ko muri twamwe bemeye ibyaha ese ugomba gutekereza rero ko uzabyifatamo baramutse bakuvuze aho kubyo nibyo byanzanye abemeye ibyaha ni bande cyangwa yemeye ko bakoze ibiki bose kiriga kwa na kazima n'aba basore bandi barimo abenshi barabyemeye ga ahubwo ngo bari hafi no kubafungura yamaye gatatu
twagezweho n'agakwaya na mutarutinya barabyemeye babyemeye nyambere mva nizeye ko nabatinyutse kumvuga izina dore ko rubanda bazikoraho gakwaya wose ngo yaruguswe ibiki gakwaya wenda kubwiye mu byose nta na kimwe yasize ari inama twakoraga zo kubitegura naho zakorerwaga munyamazi twataranye ibyo twasahuye n'intwaro twari twitwaje ndetse avuga naho twazikuye abadushyigikiraga byose yavuze byinshi ahubwo hari n'ibyo gihe ntarinze ahubwo kazima niwe wireze utwaha tworoshye gusa ibindi byose arabihaka yarakishirije zireka izo nyana zimbwa tuzahangana kandi wasanga namwe mwararugoswe ngo muremera ibyaha shaka rwose ntabwo muzajya niyo mwarabuze mu mahomvu ntimuzagaruke kwa munyemanzi mubimenye njyewe rwose sinzi njye na mutarutinya niko twabaye ibamba turahakana numva shabaye kagabo nawe gasore uyu nguyu we ugomba gusiga umuhamye cyane kuko buri munsi abambwira ngo nawe agiye kubivuga yitaye torere ngo kurakana ngo amaso azakora rwose niko kameze niko sha azakora rwose gasore nkubwiye niba ukunda ubuzima bwawe ntuzibeshye ngo ugire icyo hingutsa na kimwe mu byo wabonye cyangwa wakoze urumva neza urumva nawe data bahizwe ndakumva muramenye ntimuzabana ngo mwivemo ahubwo byose muzabishinja bose babyemeye bazariho babiryozwa kaburinga nanjye ngiye kuri uko nshoboye nzimangatanya ibimenyetso byose bishobora kudufatisha maze rero nzarebe ko hari ibyo bazadutwara boka maze uzambwirire mama ngo bazangurire agakabutura dore kandi kabaye ubushwangira utaganira bazatwoherereze n'akaringiti ko kwiyorosa dore imbeho no kurara imbeho ntigiye gutuma byemera igiye kuzaduhitana imbeho igiye gutuma byemera muri ibyo byose nzabigushakira gaso urumva ariko sumva uzarama kugeza icyo hingutsa mu byo nkubujije uzamenya ko akawe kazaba kashobotse nukuri ntabyo nzavuga ariko se ko nakubajije amakuru y'abatamuriza ntutubwire utaganira yararongoye koko cyangwa ni wimbaza iby'abarongorwa shaho bahizi ibyo si byo bimpangayikishije byamenywa n'abarongoye kurinde mukomeze mu bagabo ntabyo tutega kandi twe twakubuze ngo tugire inama nujya mu bagabo rwose ntimuzivemo ariko se ko wabyimbye amaso nk'urwaye dati cyangwa nk'umuntu wahoze arira na sitasiyo nawe ntukigire nk'umwana ngo baze amenyo yo kureba umuntu umuntu yaba ari mu bibazo nk'iby'abanyabumanzi turimo maze ukirirwa umubaza ngo ko ababaye ndazira byinshi mbwiza ukuri wimisha dati ubabajwe n'ibibazo rusange bya muhumuro na bumanzi cyangwa na n'ubu umugenga aracyaguhoza ku nkeke akaba ari byo biguhangayikishije none si ibyo bibazo bitaravuka umugabo wanjye mugenga twigeze turyana twasangiraga akabisi n'agahiya na sitazi ndabizi yaba ari nawe umpangayikishije se urumva nabuzwa n'iki kuvuga ko ariyo ntandaro ibyo byo koko ukwiriye kubabarira gitera ukica icyabimuteye ariko nimuhumure ndumva ngo imanza zigiye gutangira tugize amahirwe rwose ubutabera bwaturenganura imitima igasubira mu bitereko iyo bivugwa n'undi mba ngize ngo aradukina ku mubyimba yewe mbwira ikikugenza wigendere ndumva dusa n'abadahuje ibibazo rero ndanavuga ubusa mufite amacuti muri abo bagizi ba nabi ntibazabura kubacira icyanzu umaye baba we ariko dati urambabaje rwose nampemukiye cyane nta kindi kingenza rwose narinje kubasura ngo ndebe aho ibibazo by'ihahamuka bibageze nta kindi rwose kingenza ikindi kandi nagira ngo nyine mbahumurize ngo muhumure umenye Imana igiye kutwibuka nicyo nashakaga kubabwira iyo nkuru nziza se na sitazi igiye kutwibuka rwose utaganira na bagenzi babo bashubijwe mu munyururu nibura bya bitero bateguraga bikaba byakomwe mu nkokora niba se ubutabera bugiye gukora akazi kabwo imanza zikaba zigiye gutangira ukuri kukaba kugiye kujya ahagaragara abakoze ibyaha nibahanwa abarenganye bakarenganurwa urumva rutaganira n'amashumi yese bitazabageraho dati koko byari byo rwose nanjye ndabibona ko ubutabera bukoze uko bikwiriye bwagira uruhare rugaragara mu gukemura ibibazo biri hagati y'abashyamiranye kandi bukabunga ariko se ubwa muhumuro na bumanzi urumva buzakora koko ibyo byo tutabufashije ngo dutange ubuhamya nyabwo bw'ibyo twabonye n'ibyo twakorewe nawe urabyumva ko ntacyo bwatugezaho mbese ariko uzi ko wagira ngo uri umunyamahanga utazi ibyina na sitazi tukabufasha iki si iyo tugira icyo dushoboye ubu ntituba twarabyirangirije kera
byarabunaniye nitwe tugomba kwikemura ibibazo byatunanira tukipfira. Nyamara rwose wifata ibintu ko bitari dati. Ubutabera burya bugira amategeko bugenderaho, ntibugendera ku byifuzo by'uregwa cyangwa ku kababaro k'urega. Ntiwabyiboneye uko byagenze. Iyo butabonye ibimenyetso bigaragaza neza icyaha cy'uregwa ngo kimuhame, nawe urumva ko ntaho bwahera buhana ugaragara nk'intungane. Ibimenyetso se ntibyari. Urabyumva? Niyo mpamvu rero tugomba kugira uruhare mu gutanga ubuhamya bufatika. Ntacyo byatanga rwose. Ngo nabwo bubona aho buhera buturenganura. Nyamara ibyo nkubwira nibyo. Bityo haboneke inzira y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyamuhumuro n'abanyamumanzi. Ngiye nkubwiye ko twabutanga twarorera ari ukwiyumya. Abanyamuhumuro ni abantu bazi gucengera no gutanga ruswa, uburyo mpamya ko ubwo butabera butashobora kutwunga. Ibyo byo turabyemeranyaho dati. Nibyo rwose. Kuko hari ruswa no kubogama, ubutabera ntabwo bushobora gukemura ibibazo, ahubwo burushaho gushyira ibintu irudubi. Ariko none se urahamya ko babushyizeho igitugu bagafungura Rutaganira na Kananga n'abandi nkabo bazananirwa kubukoresha uko bashaka, cyangwa nakoreka nkwihorere? Oya winyihorera dati, reka tubiganireho nicyo cyanzanye. Ko numva utabyumva. Ubwo ubutabera ari bwo bwifatiye icyemezo cyo guhindura imikorere ngo burusheho kunogera impande zombi. Reka natwe nk'abatangabuhamya twiyemeze kubufasha, dutanga ubuhamya bwacu, urumva? Maze noneho tuzareba ikindi buzitwaza. Ikibazo nuko abacamanza bazakira ubuhamya bw'abanyamuhumuro bonyine, twebwe bakaduheza kuko bazi ko twavuga ibyo badashaka. Urumva rero ko nahitamo kwicecekera aho gutanga ubuhamya butari bufatwe nk'ingirakamaro. Reka twe tuzakora ibyo tugomba gukora, aho nyine ubutabera nibudakora akazi kabwo cyangwa abacamanza bakabogama nk'uko bivuga, ubwo nyine bizaba bigaragaye. Noneho tuzabone gutekereza ukundi tuzabyifatamo, ariko twe kuba ari twebwe tububera imbogamizi. Ariko se urakomeza ibyo bitabo by'ifanta ubwo ntibiza gutumbisha Yulia. Hende bafata nka kadivayi karyohereye, niba ndeba uko bashoboka tukiganira. Aha, reka ntaza kwisindira sinamenye ko mbyifatamo da. Ikibazo cy'abakiriye ko twaba turi kumwe, ko ntabwo sinageze ukaryama. Reka nibanzaniye indi fanta niyo menyereye. Ubambwirire bazane na twa duti two kwihaganyuza, ndumva icya kabiri cy'inkoko nariye cyasigaye mu menyo. Reka mbabwire. We, tuzanye indi fanta nk'ingi uzanye na kiyota. Ariko se nzakwitura icyo ukuntu mura hafi ukamfasha no gukemura bimwe mu bibazo biba binkomereye disimariti. Ujye nkitashira ibyonyine bizaba bihagije. Gusa ukuntu nanjye ariko buramba nishimiye kuba hamwe nawe disiyuri. Yo, ariko wisigaye amabutara ku mubiri wawe worohereye cyane. Reka nta yandi n'iyandi nigeze kugutuma mu mujyi. Oh la la, use kunumva ku kuboko waretse nkakora no ku kibere. Hushi n'ikimvuse nyine kishaka kunzamura ijipo cy'inkabakabo. Arebara? Ariko ubwo bawiraza Nyanza mu bice shayuriya. Ubwo urankunda koko cyangwa? Ariko abagabo bamwe mwabaye mutemariti. Kuki mwumva ko gukundana bigomba kuganisha ku mibonano mpuzabitsina gusa nkaho ntesubone ko igihe cyose nagusiragiriyeho nagushakagamo umukamo cyangwa rwose ngiye nibwiraga ko wabonaga ibibazo mfite maze ugashaka kumba hafi ngo ujye umara irungu gusa. Sinari nzi ko ubucuti bwawe ari aho buganisha. Alewe, wabonaga ko se amafaranga yanjye n'ibintu byose nagiye nguha nagucaga iki? Uyu munsi ugomba kuma cyangwa ukansubiza ibyanjye byose nkazabindu zankunda. Ni yego cyangwa ya kwe nabyo kugomeza kwingingiriza. Wambabare ukareka kundakarira icyo kuko mariti. Nkurahimye iryo se nyine. Ndakubwiye ngo ni yego cyangwa ya kandi ukava n'usubiza ibyanjye byose. Uranyumva neza? Siwe mukobwa wenyine di kitabuze mu rutoki n'amakoma. Reka nkubwize ukuri ntakurama kudapfa mariti. Ntabiri nshaka mpereza ibyanjye cyane kawe zawe ntizumye. Nta kindi muzana ibyo kubunga amare mu maso sikiwe. Ariko nukumbwiye ko ku mariti. None ngo mama ariko banza aho agasomye nti nzasomye sinsubiramo rwose niko barengukiye hehera kinde neza utagwa yampaye kinde neza mwana wanjye gakutaganira kinde neza utagwa
yewe mba ngira ngo nze kubona udutotsi ubu gutekereza uriya nkobwa ngo niwe atamuriza yikuye mu nzu umwana wanjye ntibigituma nguhekereka ahubwo se ko nayo nanze no kukubaza tukiri mu rugo kugira ngo mukandutiye atabyumva dore ko bataradushyigikiyeyo kanyaga komera ariko ihangane uyu mutumba dore nawe wari dore wagira ngo iyo mukandutiye iba yawuteze dore ko nawe utabwira iyo nsina ye ni uba yawuteze mu nzira ihangane muri rwose mwana urakoze uramfasha urumva genda neza dore tugiye kugera mu muhabwi wawe niko se mama none ubu nta urakubwira agakuru ka batamuriza mba nkwambuye mwana wanjye ariko nkubwire nuko uzahamagara kananga reka mpagare nkubwire ngaho umbwire rwose ihangane ufata ukamubariza aho yanshyiriye umwana ihangane komera naho ubundi uriya muryoko nyamara wasanga yarandiriye umwana yewe ndabona nkugejeje hafi y'urugo reka ngaho nse nk'ugusezeraho uramuke nzamubaza reka nsubire kuganiriza bariya bakisi dusize mu rugo batagira ngo nabirengagije kandi ari igihe watumiye ngo tugire ibyo tujyamo by'inama nuko mwana wawe ihangane dore ugezeyo ngaho kugira ngo nari kwicisha muri uru rutoki rwo ihangane wageze mu rugo waranije ntihabonaho kanya nanjye arakoze nguyu mutabazi wapfiriye ku ndokizo akira dawe akira akaririmbo kabaga keza tugiye guhaza nguyu mutabazi wapfiriye batuvuga akira ayiwe yewe ntabara utagarira ntabara utagarira niko mama ndakumva mwana wanjye ibyaga kandi Felicien kambwiye nibyo niko byare bigenze Rutagani uko ndeba uko naguye mu kantu pe ariko se nimugoroba ubwo nagutabara guvugije induru ukambwira ko wikanze umuntu asohoka mu nzu yiruka kandi koko byari byo kuko nanjye nabonye inzu yari irangaye aho twinjiye tugasanga ibintu bikirimo byose uko byaba byagiye ryari koko mbese nyine ubwo wamaze gutaha nibwo ninjiraga mu cyumba cya batamuriza gusasira bari abana warunyohereje ngo bandaze nuko nyinjiramo nsanga kirera depe ikiri rya godora yaryamagaho ikiri imyenda ye ikiri inkweto ze mbese akitwa ke kose mwana wa nta na gito bansigiye na rya godora baryibye baritwa niryo bahereyeho tangaza ye ariko si mpumuro ko tutajyaga tugira abajura mwakabyaramwe ibyo bije bite koko yewe nanjye rwose ibyo kwinjira mu mazu bagasahura sinari mbizi muhumuro ngera ikintu cyambereye urujijo n'ukuntu abo banyoni baje baboneza mu cyumba cya batamuriza bagatoranya ibye gusa bagasigana yarumbiye wigeze kungurura umwaka ushize yari imanitse hariya ku mugozi umva mama nawe ra urumva se nyine yari gutwara uwo musazirwa warumbiye aho ibifite agaciro koko cyapa nyamara umuntu abikurikiranye neza wasanga iki se ese kuki umukandutiye yaraye yumvise induru ntatabare aho ibi byabaye ntibifitanye isano no ko gufatirwa mu nzu kwe kw'ejo bundi akaba wenda yaraje gutata oya mama oya umugore wanjye ntabwo ari umujura namurahirira rwose ibyo byo rwose ubyibagirwe kandi rega mama rwose ujye unamenya ko ari n'umukazana wawe kuri nyirabukwe nta shyano njye mbibonamo na busa rwose ntaryo yewe uramponda sinoga ye mukandutiye sinamushira amakenga kuva aho abyiniye ku rukoma ngo batamuriza yacitse kananga inzoka yanjye ahise imuhurwa burundu aramuhuzwe nikoye ndaka nkwibarize buriya ntiyaba ari batamuriza wagucunza agacengera akaza kwikorera akagenda ko nabyo mbona bishoboka ibyo nabyo naraye mbitekereje nyamara birashoboka ariko nanone nkavuga nti ariwe yatwara imyambaro ye ntiyaza kwikorera godoro yahabuzwa n'iki se niba habunze aryama ku mashara
yogo durayitesha ariko bagenzi banyu ariko wanyereka batamuriza rwose nkamwibariza niba ko yaranze umugabo hari uwo yahimye abo ubusemaye wasanga yarageze n'imahanga ubu sambwira utukuntu twamara iminsi n'iminsi tutaza waherereye koko uzi ko isafuriya ari ntemye dati kandi dore n'icya gihungu kiba cyabipanze nabi ahubwo si utayitaza ntibiguciye amano yiriya ni amahirwe ugize rwose kandi rwose ibi bintu bimbayeho n'ejo bundi byabayeho dore sinzi ukuntu nagize ngiye kumanura isukari ikarito y'amasabune biraranutse no ku kirenge ngo pa ayiwe ubwo ntiwavunitse ni uko iyo karito itari yuzuye naho ubundi yari kunkonyagura rwose hanyuma se ko mbonye igiti mu jisho anyuze imbere aha ntana mama akajisho hano kuri butike bitera uravuga maritini se dore imodoka yinshiyeho nkinjira hano muri butike ahubwo nari ngiye gushaka amayeri yo kuba nibuyenza ngo ntaza kubicira ibiganiro kuko nari nzi ko aje hano reka rero ujye umureka ibyo narabitahuye utambwira se ko hajemo agatotsi dati ibyanjye na maritini ni birebire amaze iminsi ashaka kunzanaho ingeso zitari nziza rwose kandi ngewe ingeso zihese ko najyaga mbona maritini ari umuntu w'inyangamugayo inyangamugayo nyabaki ubwo wowe wenda hari icyo umuca oya nta kindi nuko twigeze kuganira nawe numva ko ari umuntu warengera inyungu z'abanyabumanzi ahubwo namugegaya nambwiye ko ejo bundi muri ziriya nama z'umutekano basigaye bajyamo maritini atanga ibitekerezo byubaka kandi ko nawe adashyigikiye ko muhumuro yakongera kudukora mu jisho narigize ngo hari ikindi umwitira inyangamugayo none se koko utambeshye bimeze bite ko ubundi nabonaga mucuditse rwose ibintu biri mu buryo yuriya umva nta kindi fa n'uriya mugabo uretse gushorashora kwe hafi kandi maritini iyo ngeso ntimurangwaho nuko nafite ikigore cyiza di ejo bwo rwose yari amize namaze kumuhakanira aranyurira ngo n'ubundi simukunda ngo ninjyane ikawa zanjye ngo nkunda umutungo we ngo ibyanjye yarabimenye mbese yewe ni birebire dati icyo mpfa n'abagabo nk'abo kandi iyo bigenze bityo atabonye icyo yaguhigagaho mu bamuciye ukubiri umva rwose ntakubeshye maritini namufataga nk'umuntu usanzwe yego hari byinshi yamfashagaho kuko ariko sinatekerezaga ko yansaba ko turyamana yewe nanjye arantunguye rwose uramenye bene abo bagenzwa n'izo ngeso ujye ubagendera kure ntiwamenya icyo baba bahatse ariko rero disidativa nubwo bimeze bityo akaba yanandakariye cyane ngewe rwose nari maze kumenyera uburyo aza kunyisurira akanganiriza n'urugwiro rwinshi akanamfasha mu tuntu tumwe na tumwe ariko nyine urumva nawe ko wagombaga gutekereza aho izo mpuhwe ze zituruka nibyo ariko nanone ndimo ndibaza niba nzemera kumuhara kandi rwose yamaraga irungu akanamana akamura rero twabaga turi kumwe mbese kuri njye ni ihurizo rikomeye ariko shaka kwa mbwiza ukuri ubwo wumva ko ibyo wakoze ari ibintu by'abagabo koko icyo ndakoze kidasanzwe n'ikirutaganiye umuntu w'umugabo yivamo koko nta byawe ariko se rutaganira kuzi ko ngo agatinze kazaza aramenya ruguru urashaka kumbwira ko ari amantu twakorewe nyabumanzi yari kuzahera pe ntibyigere bimenyekana koko nanga imbwa nta kintu mpaye ngakunda n'umugabo ntacyo mpaye ahubwo rero kumva ko igisubizo ari ukujya kuruka ngo urireka wivugira ibyo ushaka icyo nzi nuko nakoze ibyo natekerejeho none nkaba nafunguwe ikindi nakubwira kandi nuko ukuri nakoresheje nirega ari nako nzakoresha mu manza zigiye gutangira umva rero ugakwaya mubwire niba ukunda amagara yawe uramenye sinzi umva hari inyuguti yitwa ru ikurikiwe na ta isohoka mu kanwa kawe muri izo manza numva wiratana nzavuga ibyo nzi n'ababigizemo uruhare bose niba muri bo rero ntabafite izo nyuguti mu mazina yabo ubwo ni amahire kuri bo nanjye uzamvuga niba uzi ko nta ruhare agize mu gitero cyagabwe ubumanzi ubwo ntuzavuga ariko ubwo wari wabona ashaka umuntu apfa ugakwa ndakubwiye ngo urwawe ruzaba rwushe mwene munyemanzi nzakwereka aho mbere umuravumba w'izuba cyangwa isogi y'agasi ariko se zirutaganira ko numva ukanga tuzangira ute akira dupinga gakwa giye rutaganira n'ubu numvuze ubwo bumwa bwawe ukabutahana uzangaye uzamenye ko munyemanzi yabyaye ikigwari sha nzawupfuka nkupfutse ku buryo uzapfa utongeye no kuvuga ukundi kuri isi niba ari wowe wawumpaye ubwo uzawunyambure
kandi numva ari uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo nzi nkora iryo terabwoba. Uzavuga ibindi ariko izina rutaganira sinzaryumve mu kanwa kawe naho ubundi cyangwa ntabwo uzi ko n'umutekano w'abatangabuhamya ugomba kubahirizwa. Uzibeshye wirebere ko niba nirebera ikize sha bazaba bagoye abasirikare bakurinda wanjijiwe. Uzibeshye wirebere ngo urapfa ugahambwa kandi ntugire inkurikizi. Ye ndabivuze nyine. Ugeze no nkangisha kuzanyica rutaganiye. Waba utapfase ni. Aha ndumva bya bintu bihinduye isura. Hinduye nyine. Cyakora icyo nzi nuko navutse rimwe nzafirimbi ntawe upfa kabiri. Nta nubo kane nteze gutura nk'umusozi. Uzapfa se ubwo uzamenya bazamenya n'irengero ryawe sha. Ikira guterera ntabiruze nkubwira inkuru nkuzaniye Anastasia. Uti ngo inkuru nzaniye? Aha. Nazamuka utahe ndabona imvura ikubye itaza gutsinda. Reka nze ndangize ahangaha imvura itaza kongera kwinyagira idateye bikaza kungora. Cyangwa niba byihutirwa wanyuzaho ku ruhande ukaza ukambwira. Sini ya migozi y'ejo bundi wateraga imaze gufata Anastasia. Ni urabona sita tarashishe samvu. Rwose. Wagira ngo urayuhira n'ukuri. Ndabona yarafashe meze neza da. N'inzara pe. Ngira ngo tuzasagurira n'amasoko. Aha. Goko. Nitugira Imana ntibabyiraremo ngo babyikurire. Uti harya Nikuri. Uzi ko ngo abagabo b'imuhumuro bireze bakemera icyaha batangiye kubarekura. Kubarekura. Kandi ngo biyemeje kuzavuga nabo bafatanyije bose mu kutugirira nabi. Bafunguwe. Nibyo. Ngo hari kure sende ye. Yewe. Gakwaya niwe namenye. Ariko guhenda ari nabandi cyangwa niba bataranaza bari mu nzira. Ngo bazanavuga nabo bafatanije se. Yo, mbega byiza. Ibyo bintu ntako byaba bisa. Ntako bisa rwose. Wabona wenda iki cyuka cyari hagati ya muhumuro na bumanzi kikayoyoka. Urwikekwe rugahagarara. Ntakabuza bizagerwaho ye. Gusa ngo nuko ari bamwe binangiye imitima akaba hari n'abagiye birega bimwe ibindi bakabihisha. Abo ntibabura. Ntacyo ariko. Niyo haboneka bake bavugisha ukuri kose. Ariko tukamenya nyirabayazana waburiya bugizi bwa nabi twakorewe. Bikajya hagaragara. Ariko nanone numva ko iyo baramuka bavugishije ukuri bose aribwo bari kuba bafashije ubutabera. Icyo cyakora nanone nyine urabyumva ko ari byo byari byiza. Ariko hari none igeze kumva avuga ngo buriya n'abakoze ibyaha bafite uburenganzira bwo kutishinja. Ngo cyane cyane iyo babona byabagiraho ingaruka. Ngo barabyemerewe buriya. Nibyo ko ubwo burenganzira ngo bubaho. Ariko iyo umuntu yemeye icyaha cye afashije ubutabera bityo akaba yagabanyirizwa n'igihano. Ese mayi bagabanyirizwa n'ibihano. Ubwo rero abanyamuhumuro batangiye kwirega natwe no gukenyera tukazajya kuvuga ukuri kw'ibyo twakorewe naho turuciye tukarumira ntacyo twatumariye ubutabera. Niba ntumaho nzajyayo. Ubwo se urumva ko ngewe nkanjye na Sitaziya nakwishorera ngo ngiye gutanga ubuhamya ntawe ubinsabye. Watumwaho cyangwa wakwijyana. Icyo nakubwira nuko ukuri kw'ibyabaye kugomba kugaragara. Kandi natwe abagiriwe nabi tugomba kubigiramo uruhare. Nibwo twaba tworohereje ubutabera. Yewe. Ubwo abanyamuhumuro bavuye kwizima bakemera kuvuga ibyo bakoze. Ndumva natwe tutazananirwa gutanga ubuhamya bw'ibyo twakorewe nk'abanyabumanzi wa mugani wawe. Tuzabutanga rwose. Tuzabisobanura keretse icyo batazashaka. Ahubwo inama nakugira we Gakwaya. Ugenda uhure n'ibyo bigwari bindi birimo bakazima nawe ngo bamutarutinya. Numva ngo mwerekeye hamwe. Uti niba mushaka urupfu muzasoma impyisi. Abantu badatinya rutaganira nandi ubwanjye nditinya. Uzajye kuyibwira wikomeza kugira igikoresho cyawe. Ariko shavuga kwa kubundi wajya gunyumva rwose ukaba n'inshuti. Ntabwo wambwiye icyo ushaka ariko tukumvikana koko. Kumvikana nabyanze sikare utabishaka. Ngaho. Yewe. Dore cya kigoryi ngo nigihayimo. Kiriya nacyo wagira ngo ndagihumuriraho ngiye hose. Yewe Gakwa. Nje kugura inzoga y'ubugabo rwose kuko abaye intwari ukemera icyaha rwose.
unyuze ushaka zose ariko ntusomyeho umugabo muri kumwe n'urutaganira ntumusomyeho rwose nigeze ngo utakira inyota se wagisazi we oya nakora nibaguha ubugware kuko utemeye icyaha kandi ariwe nyirabayazana umva ibyo atangiye nyirabasare kuri basehe yahetse umwana mu ngohotiya tambuka neza utanyerera amata wanyoya kameneka sita numviye gushyingura nyina rwose ubwo ze nk'iyo ndirimbo uyirimbye utegehaye reka shaka kwaya we ugomba nibuza kera dukira abajene nyine ukuntu twari tujya muri sware twa gatambo nyirabasare abahungu mwe shagiye wakoroze ntiyakarabye pe uretse ko nta n'umurozi wabuze umukarabye da ubusore ntitufata nk'umuntu usanzwe kandi tuzi ibyawe turabizi ibyawe rwose itonde rataga kwawe wowe uri umugabo dore wemeye icyaha ukanagisaba imbabazi uri umugabo rwose nta kusa ese ayo makuru yose uba yavanyeho igihaye njyewe porokirira gufunguye se inshuti yanjye cyangwa ngiye muzi ko ndi umuntu woroshye ntabwo noroshye twaraniganye maze reka bagenzi banjye bisa n'ukuntu agira ibinyoma bidashirayo kaburi bahu rutagani yewe uwakurusha ikinyoma yabambwa kamfaza dare ese ubundi yose akoresha birimo iki gihaye kutajya uyifasha hasi nyifasha hasi nuko utazi ibisambo b'inanga h'imuhumuro muba muri abantu batatu hakaba harimo igisambo kimwe ndabeshya rutagani genda semva iruhande w'imbazo hose bavuga ibigoramye umuhoro karakara akira hataga kwa akira inoti ugende bimwe rwagwa ariko ubigenza uko nakubwiye ntumuheho ese burya bwose ugerana amafaranga gihaye ese wa mugani wawe yavanye kuko aya sase mukandutiye umugore wawe yampaye ngo ngiye nishimira aba bagabo bafunguwe kuko banze gutera ikirenge mu cy'umugabo we bakemera ibyo bakoze maze bakabisaba imbabazi uvuze ngo iki subiramo sha mva imbere ntakumena n'umutwe tarampereye yo usidisi nawe ndota cyangwa uri batamuriza cyangwa ndibeshye yo ni batamuriza we batamuri shema we abadapfuye koko ntibabura kubonana rubanda babivuze ukuri ubu si rwose nkusuhuze nkubire niko numva intege zibaye nteja kuko ongera umubera ahubwo nanjye rwose ndumva ntabona uburyo nkugaragariza urukumbuzi nari ngufitiye gusa niba byari ibishoboka ngo uyu muhogo wanjye waguke nkumire nturemo kuko iminsi ishize tutari kumwe yanyeretse ko umukunzi akwiye kuba hafi nuko utazi rero jyewe ukuntu nari naratesetse uzi ko byamviriyemo n'uburwayi ahubwo se warwaye iki ko gihayima ari wabimbwiye nkagira ngo arambeshye yo ndabona disi n'iminwa yawe yarababutse urabivuga urabizi igize hino ndebe reba uzi ko wagira ngo wanyoye za nzoga zikomeye ko numva ngo nizo zibabura iminwa batamuri ukunzi ko kurumva nari kumenya uko byakugendekeye nkagira ubuzima narwaye byakubayeho nta kindi ibyambayeho byo ntibisanzwe shema cyo kuri ubu ndashima uwiteka ko nashoboye kwikura mu menyo ya rubamba iyo nkuru y'uko wacitse kananga narayanyibwiwe na gihayima ariko numvise ngeze mu ijoro ntapfuye ni ukuri shema we amakuru yawe nayo yarayashakishaga hasi kubura hejuru ariko nyine kubera kwibera mu bwihisho singira icyo menya kuko natinyaga ko hari uwamenya aho ndi akajya kubibwira iwacu yego disi birumvikana disi wari mu mazi abira cyane ntangireho kuva aho ugiriye biriya bibazo nahise numvise indangiriyeho ku buryo habuze gato ngo nishyire mu mugozi oya sha ndagusabye rwose ntuzongere gutekereza kwibuza ubuzima kuko ibigeragezo by'isi ntawe bikwiye kurusha ingufu akuzi kubura umukunzi nkawe batamuri ukamubura amanzaganya uzi neza ko gahunda zose mwari mufitanye zigiye nka nyombere bikanakubitiraho na rujugujugu y'ababyeyi bivanga mu byo batazi ntabwo byari byoroshye batamuri abishashe mawirira imigambi y'abantu siyo y'Imana ko ndahamya ko iyo bitabuko ndaba ndi imbere yawe aka kanya cyakora sha burya koko kurira birafasha uzikurira neza neza ukumva uraruhutse sha batamuri ijya kubwangewe rero nashoboraga guhera mu gitondo ndera nkagera nimugoroba yewe twapfuye rumwe rwose none rero mukunzi nagira ngo noneho dushake icyo twakora ntawe tugishije inama kuko nyuma y'ibyo geragezo tunyuzemo
ninde shema arakomanga nk'ugiwe rwose ko numva ibikoba binkutse yewe dore kandi urugi rwegetseho ntirunafunze we shema ariko uravugana nande sha rero ndabona batanafunze reka nkingure ndebe yewe wasanga mvugana na radiyo yo ibyishimo bya shema na batamuriza byongeye korogowa n'uruzinduko rwambara ubukeye w'umuhungu we aho noneho arabasiga amahoro naho ubutaha Musekeweya imuhumuro na bumanzi hagemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera imizi irashora ikabura ishinga ibirindiro bigumirana ahari urukundo ziramera zigakura zigasakamba amahoro n'akageme gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo nshuti